Yes, amahoro y'Imana n'abana mu inshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN by'umwihariko mu gukora ikiganiro himbaza aho tuba turi kugenda duhimbaza Imana turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye amakorali atandukanye tugenda duhimbaza Imana kandi gukora ikiganiro mukurikira muri benshi. Amahoro y'Imana rero akomeze kuganza muri mwebwe kandi mukomeze kunezerwa muri byose. Turi kumwe na korali Tumaini, ni korali barizwa ku mudugudu wa Beteli birumvikana mu karere ka Rubavu. Aho niho turi iyo korali tugiye kubana nayo muri iki kiganiro, aho turi guhimbaza Imana twifatanyije n'iyo korali. Kuko musanzwe mubimenye rero muba muri kumwe nanjye Prince Shumbusho, aho tuba turi kumwe muri iki kiganiro. Bikubitiro kugira ngo twakwakira korali Tumaini tubahe ikaze muri BTN. Mufate mikrofone yanyu mwakire. Muraryakira cyangwa turyisubizeyo? Tubahe ikaze muri BTN. Ndabona mu rusengero bagira batya. Abantu turi kumwe nabo rero n'abayindi beza tugiye gufatanya guhimbaza Imana muri iki kiganiro, kandi ntekereza ko wowe muri iki kiganiro hari byinshi ubuze kungukira kuri abo baririmbyi. Tukwitegereza ngo twatangiye tubahereza ikaze mukaririmba nk'abaririmbyi, kuko hari abandi bari kwinjira ubundi kuntu, ariko kubera ko muri abaririmbyi tugiye kubahereza umwanya nk'aho twinjire turirimba duhimbaza Imana, ubundi dukomeze dufashwe mu izina rya Yesu. Twagendereje tugushimiye ko twe tutarabiza mu gazabyi bacu baruzi ko umwanya uzaba izina rya Yesu. Iyi korali Tumaini njye ntabwo kuva yatangira n'amateka yayo ntabwo nari nzi itangira ryayo, ariko niba rifite imbaraga zo itangira ryayo ruhabwa icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza ubahaye, tugushimiye umwanya mwiza utanze kugira ngo babwirize amahanga
wese wadukurikiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye aka kanya keza utanze kubera ko kari kamwe mu masezerano wabasezeranyije ko bazabwiriza amahanga. Bana nawe rero kandi udushyigikire mu izina rya Yesu. Reka udukoreshe muri aya masaha. Uyu mwanya tujye kubana muri iki kiganiro, reka uze kubakoresha iby'ubutwari. Reka imitima idukurikiye ize guhemburwa nawe mu izina rya Yesu. Reka tubahe irebere w'ibikoresho byawe, hanyuma nawe wumve imitima y'abantu badukurikiye. Bana natwe mu izina rya Yesu, cyo duhejeje imbaraga za Shitani muri iki kiganiro. Bana natwe kandi dusohoje muri byose, niko dusenze twize kandi twirinde izina ryawe. Amen. Wow, kugira ngo rero twatangira. Ubu twatangiye ko twatangira gutarama, abantu bagakurikira hariya kugira ngo hari byinshi bategereje kuri mwebwe. Hari byinshi bategereje kandi bari buze kubibonamo. Tugiye kuririmba indirimbo yayo, indirimbo muri buze guheramo, ariko hari indirimbo ushobora kuririmba n'abafasha muri iyi minsi. Iyo tujya guheramo dutarame duhimbaza Imana, ubundi ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu izina rya Yesu. Muriteguye? Murahari ngo turirimbe? Abacuranzi barahari ngo turirimbe? Abacuranzi bacurange batatumva bari tayari? Abacuranzi bari tayari? Mukore akarito kacu mu indirimbo tujye gukora kandi twumve. Twagiye indirimbo n'ibanirije yo ku Yesu yabizi. Twagiye iyo ndirimbo mugiye guheramo turirimba duhimbaza Imana, hanyuma Baby, come on,
namwe murajya mwibajije rero natwe twihereza amashyi kuko dukurikirana ariko abantu ushaka kubafataho gatoya hariya disipurame yose yise fata hari mu isomo usa naho gutera ahantu muhinjire urumva tonto noneho tubwire abantu badukurikiye bana badukurikiye birashoboka ko umuntu ashobora kuba yarabuze urubyaro iyi ni mesaje tujya kumwereka sibyo birashoboka ko umuntu arwaye birashoboka ko afite ibibazo bitandukanye hari mesaje tujya kumwereka muri iyi ndirimbo iyabivuze n'izabikora sibyo se ese ubundi muri abantu bo kubiha hari igihe abantu baririmba ibintu batanazi cyangwa bitabaye mwe murabizi neza yes hanyuma ako kamero ko tujya gufata kugira ngo tubwire uriya muntu udukurikiye ushobora kuba ubabaye uriya muntu ushobora kuba afite ukundi kuntu abayeho yiyebye ababaye ariko adukurikiye BTN by'umwihariko umuntu ukurikiye korali tubaye tujya gufata abantu tuhamubwire kandi tuhakomeje kumve ko tuhakomeje kandi tumve ko uriya muntu ufite ibibazo tujya kumuhumuriza kandi tugukomeze twagiye sema dusuije wayishaka isanga ibitsindiza kandi akongeraho ziracyari gutunganyiriza ubwazo neza kuri ubu wayishaka isanga gisebe ubundi gisebe wow hanyuma umuyobozi wa korali Kiswahili reka tumwakire hanyuma agira ikintu ashobora kutubwira ku bijyanye na korali kuba wakurikiye iki kiganiro umuyobozi aradufasha kugira ngo dusobanurire korali Kiswahili korali imeze gute umuyobozi arihe rero yatangira n'ishuri ry'abana batoya yita mu gifaransa ikoze dimanche cyangwa Sunday school yo ku cyumweru ni abana nyine baba bakurikiye ababyeyi ariko bikaba ngombwa ko babashyira hanze bakabigisha ijambo ry'Imana babatoza gukorera Imana kurikira kamera iriya twagiye dukomeze bakabatoza gukorera Imana bakomeje kubatoza ariko umwana ntabwo ahora ari umwana igihe kigeze abana barakura 1997 niho abo bana babashije kujya muri korali bashyiraho korali igizwe n'abana bari abana 35 bamaze gusobanukirwa neza babakorera korali bayita izina narimo bayise izina korali Tumaini. Korali Tumaini rero iryo zina ryiswe n'umupasiteri witwaga Hamuri muri icyo gihe cy'amana kabiri. Korali Tumaini rero ikomeje gukura ivuye kuri abo bantu 35 cyenda mu
gukomeza gukora ibikorwa by'iterambere bigera naho kuko yari y'urubyiruko ariko bigeze aho bagomba kuba bamwe bakura korali bituma yitangira gushyingira ariko imaze gushyingira nyine igashyingira ariko bakaguma muri korali kuvuga ngo kugeza ubu ngubu korali tumayini iri mu rubyiruko ariko ikabamo n'ababyeyi abagabo abagore ariko bavuye muri korali tumayini. Ubu rero muri uyu mwaka cyangwa se ubu tuvugana korali tumayini nababwiye ko yatangiye ari abaririmbyi 35 ariko ubu yakomeje kuvuga ubutumwa ibyaza umusaruro navuga ngo yabyaje umusaruro mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ubu abaririmbyi kugeza ubu abaririmbyi wow, especially korali tumayini rero iracyakomeje mu buryo bwo gukomeza guteza imbere umurimo w'Imana cyane cyane mu kuvugabutumwa. Ifite imigambi wa mbere ngo navuze wo kuvuga ubutumwa, wa kabiri kubera ko kuvuga ubutumwa burya buri mu buryo bwinshi, hari ukuririmba aho uri ariko bikaba ngombwa ko ushobora gukora kuko twabona iterambere ushobora gukoresha iterambere no muri Amerika bakaba babona korali tumayini ukaba uyigisenyi nk'uko tuyigisenyi ariko Kigali tutagiyeho bakabasha kubona. Dushaka rero gukomeza gukora tububyaza ubutumwa nyine ariko dukoresheje amashusho. Kuvuga ngo aho tugeze ubu ngubu turacyarimo tubitunganya, tumaze gukora audio ndetse ko tutarayishyira ahagaragara, iminsi mikeya tuzayishyira ahagaragara ibyo dukora na visuel. Uburyo aho tutari kuko twiyemeje kuvuga ubutumwa kugeza isabaka aho tutari ni ukuvuga ngo tuzashyiraho ibihangano byacu batubone cyangwa se kuzajya gutuma ubutumwa bugere hose kandi bose rero turabikora cyane rwose ababikora babona ko uko tutari kumwe nawe tuzabikora kandi bakabona ko duhagaze neza mu ijambo ry'Imana. amen. Muri make rero nababwiraga uburyo korali tumayini yavutse naho kugeza ubu murakoze. Amashyi menshi ku bayobozi bacu. Najya murebera muri muramukomera amashyi adaseka, najya mukurebera hanyuma tuzarebe twameze nk'akomeza. Iyi ni korali tumayini turi kumwe nayo rero, tugiye gukomeza duhimbaza Imana. Dirija ni wowe, dirija ni hehe? Dirijante mwakire mwakabyara dirija muri aho Yesu nashimwe. Dirijante n'umutamarira urabona ntabwo bikomeye amashyi wabonye urababariye. Dirijante ni umuntu mwiza. Watangira wibwira abantu bakurikiye bike kugira ngo nawe ugire icyo usangiza abandi batoza b'amakorali atandukanye. Murakoze cyane nk'uko mubyumvise ndi umutoza w'indirimbo cyangwa se dirijante wa korali tumayini. Muri uyu mwaka turimo wa 2019 no muri 2020 nayo ni manda yayibandikije. Iyo manda ya mbere wabaye amazina yayo amazina yanjye Nishimwe Esther. Nk'uko mwabyumvise iyi korali tumayini ifite urugendo rurerure rw'ivugabutumwa kandi duteganya kugera ahandi hantu hakomeye cyane. Nko ku ruhande rwanjye umurimo nshinzwe ni ugukoresha gahunda zose zijyanye no gutunganya amajwi, imiririmbire, kumenya mu ndirimbo nziza noneho ziri kuririmba ubu ngubu zimeze gute, icyo ngicyo tukagikurikirana tukamenya ko biri kugenda neza kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kugenda rikwirakwira mu bantu bose, abadakijijwe bakizwe n'abakijijwe babikumirwe neza. hanyuma urabona bigeze ku rwego Tugeze ku rwego rwiza rushimishije aho muzabibona mu mashusho tugiye kuzakora cyangwa se
mu majwi oya n'ubu ariko turimo turabibona n'ubu biragaragara n'ubu si bigaragara biragaragara ariko ubwo ndabwira wenda nk'abadakurikiye televiziyo nonaha bazabibona mu bihe bizaza bidatinze. hanyuma dirigente rero ngiye kukumenyesha ibanga mutegereje ko ibyo babonye kumenyesha bavandimwe mukurikiye televiziyo dirigente ngiye kumena ibanga dirija kuba wajya muri korali byose umaze nk'igihe kingana gito itandatu mu myaka itandatu kuva ku mwaka wa mirongo kwa gatandatu tuvugana ubu ngubu ni iyihe ndirimbo muri korali tumayine waryama wagenda waba uri hehe aho waba uri hose indirimbo ijya igufasha cyangwa indirimbo ubu baravuga ngo ni zose nayo dushobora kuvuga ngo ni zose ariko twifuza ntabwo iyi imwe yonyine gusa murakoze cyane ntabwo ari ibanga indirimbo nkunda ni indirimbo n'ubundi yitiriwe korali yacu cyangwa se izina ryacu tumayine bifite ibyiringiro indirimbo yitwa ibyiringiro indirimbo idufasha cyane cyane ko ari nanjye wayanditse kumenya ibanga amashyi menshi kwegereza indirimbo natekereje ngaragaza uburyo ahantu twaturutse cyangwa se uko twari tumeze bisa nkaho mu by'ukuri nta cyizere cyari gihari cy'uko tuzaba turi ku rugero nk'urwo turiho kuri uyu munsi ariko ibyiringiro byacu byatumye mbese dutera imbere tugenda dutera imbere umunsi ku munsi bibyara amavuta ubu ngubu tugeze ku rugero rwiza kandi rushimishije korali tumayine i Rubavu cyangwa se n'ahandi hantu bayizi nka korali iririmba neza mu buryo bwihariye. imana ishimwe n'ukuri hanyuma igihe biri kubaza dirigente rero kugira ngo abacuranzi bakunze kuba barangije kubona indirimbo note yayo sinyizi sibyo sinzi kumuririmbira mu iyihe note ariko kugira ngo tunezeze dirigente wacu indirimbo ijye gushimisha ikanamufasha indirimbo tugiye kuyiririmba muri tayari muri tayari siko mbona hatari abana harimo abantu sinzi rwose twajya abacuranzi turirimba iyo ndirimbo yitwa ibyiringiro yitwa tumayine ibyiringiro ni ikinyarwanda twagiye iyo ndirimbo tuyiririmbe hanyuma abantu bose badukurikiye mukomeze kohereza ubutumwa bugufiya kuri izo nimero ziri kuri ekara zanyu ubundi aho muzashaka hose muzadutuma tuzajyayo korali ushaka tuzajya kuyishaka nucisha kuri iyo mesaje cyangwa se ukoresheje iyo nimero ya telefone uri kubona kuri ekara yawe ubundi ubwawe bw'Imana bukomeze kwaguka. Tuzira
byiza tumubwirisha aho nuwagera rero use n'wongeraho agasipidi sibyo hanyuma tubujye kuko sipidi niyo dutegeye sibyo se deja sujya kubikora tugende noneho tugende tubona ngo tumubwirishe buri muntu wese abivuga byumva biri se cyakora niba utamurimo nyine twavana kandi ukajya kwiyicarira ariko umurongo arimo bwirisha ubwo witeka abikurure neza sibyo ubikurure neza ubwo tuvuga nyine utukurire uko twagiye urimo twagiye hanyuma umuntu ashobora kugira amatsiko menshi akibaza mu itangira rya korali tumayini umuyobozi yabitubwiyeho ariko twifuza ko dufasha nk'umuntu wari uri kuri tele
umuntu wari uhari icyo gihe ubundi byari byifashe bite korali duha ishusho nyirizina korali tumayini irimo gutangira tubwire uburyo mwaririmbaga uburyo mwasengaga ibintu nk'ibyo ngibyo byo mwabikoraga dufashe abana banjye badukurikiye muduhe iryo shusho. ubundi tugitangira korali tumayini twakubitaga iriya ngoma y'uruhu dutangira nyine imwe ya gakondo niyo twakoreshaga mu buryo bwo kuririmba tunasenga nyine umunsi twasengaga korali tumayini umunsi w'amasengesho ya korali wari umunsi wo kuwa gatatu ubundi tugenda dukura ingoma tuzihigaho tugura sente sente zizere twakoreshaga impande twagura tuganyine mu nzira n'ibikoresho uko ibikoresho byiyongeraga n'abaririmbyi niko biyongeraga ubundi hakaba harimo abari kureba n'ibikoresho by'ingenzi urabona ko banaduteje imbere kubera ko yari yatubwiye kugira ngo izaduteze imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri hari ibigaragarira amaso y'abantu ariko kuri twebwe hari n'ibitagaragara nyine byagiye bisohora imitima yacu zikana byaturutse mu kuboko w'Imana Imana ishimwe. Umuntu ashobora kwibaza icyo gihe muririmba indirimbo yasaga naho yakoraga ku mitima y'abakristo yabaga bahagurutse muri icyo gihe urayibuka dufashe twumva yitwa guki kuko hari indirimbo byanga byakunda mwahagurukaga mwaba mugiye kuririmba abakristo bose bakaba bagatiye indirimbo batayiririmbye ntimushobora gutaha muri icyo gihe. twari dufite indirimbo nyinshi cyane kandi nziza ariko iyo abantu bakundaga cyane yitwaga Siyoni yose. Siyoni yose Siyoni yose abashyashya basanze ikiririmbo indirimbo cyangwa barayitaye murayizi ushobora kuririmbaho igitero abacuranga umuziki w'icuranga dodebe ngo ntabyo bazi abacuranga bashobora kwicuranga basi igitero twumva iyo ndirimbo ukuntu yari imeze indirimbo aho hari na ryari yo gutwi gutera mu bihumbi bibiri na kabiri cyangwa muri mirongo inani hari muri 2022 tujye turayikomeza n'ubu turacyayifatanya n'indirimbo yacu cyane. Wow, iyo ndirimbo mushobora kuza kudufasha nubwo cyane igitero twagiye n'indirimbo tuyiririmbeho indirimbo ifite amateka menshi cyangwa se ifite amateka ari imbere muri korali yawe. Nifuza kugira ngo mbabwire kuri iyi ndirimbo murimo muranyumva neza. Iyi ni indirimbo iremereye mu buzima bwanyu, ni indirimbo isa naho yabahaye ishusho mufite kuri uyu munsi. Izindi zose mufite zaje zubatse aho ngaho. Ni indirimbo yabwirije ubutumwa abaririmbyi benshi bakaza muri korali yaje kubera iyi ndirimbo. Sawa twagiye What
gukomeza kwagura ijambo ry'Imana mu butumwa. Icya kabiri, dufite gahunda yo gushyira ku mugaragaro ibihangano byacu. Turimo turimo gutunganya indirimbo zacu ndetse mu buryo bw'amajwi ndetse mu minsi iri imbere dushaka no guhita tubishyira no mu buryo bw'amashusho kugira ngo nyine naho tutabashije kugera babashe kubibona kandi bakabikunda. Dopo n'ibyo ngibyo kugeza kuri iyi nshuro muhagaze mu murimo muri iki gihe. Hari umuyobozi w'amasengesho mugiye abana arahari umuyobozi cyangwa yarasinzira ari abashyiraho umubyeyi wacu dufasha rero mu gihe gitoya dufashe amasengesho yanyu abatera amasengesho yanyu mugiye guseka bimeze bite muraza kuganira no kutima kuririmba mu rugendo ubundi dusanga tumenyeye ko amasengesho abamo ibyiciro bitatu. Ikibanza kiba mu masengesho mu gushima Imana akatubwiraho nyine kubikurikirana kugira ngo tuze gusaba ibandi gihugu y'amafaranga w'ububanza n'ibyaha. Icya gatatu akaba ari ukuganira ibyifuzo biba byabizaniye Imana. Tanto nubwo twinjiye mu masengesho nyirizina ibyo byose twarangiye kubikora twinjiye mu masengesho nyirizina biba bimeze bite muricara gusa murasenga hari indirimbo zo ubwabyo mujya mugira amasengesho bimeze bite ikiba cyiganje cyane aho ari amasengesho kuganira ibyo byifuzo kuramya Imana kuyibyinira bitanga nyine wishimira aho niho nashakaga rero yaba ariho dufata ubwo mujya mukora muri mu masengesho kugira ngo abana dukurikiye no kureba iriya shusho mujya mukora muri icyo gikorwa mu masegonda makeya umuntu uri ukunda kubibafasha ako kantu ko gutambira Imana tumeze nk'abari mu masengesho mu buryo bwo gutambira Imana tubyina uyu mubyeyi we ubidufashamo akadufasha nyine gutambira Imana no kwitwa gusengeraho cyane no kuba tunazi ibyo gukora ubu nyine tukayifatanya umurimo wo gutambira Imana mubyeyi tubahereza amasengesho Yes, reka tubashimire buri wese mwakomeje gukurikirana iki kiganiro kuri BTN kandi tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twari turi kumwe na korali nziza korali Tumaini y'Igisenyi tuzakomeza kugenda dusura n'andi makorali menshi atandukanye. Waba ushaka ko namwe muri korali twabasura wakohereza ubutumwa bugufiya kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe wakohereza ubutumwa ndetse na korali ushaka ko twazajya gusura. Ngira ngo rero turi kumwe n'ikorali nziza bari kumwe nanjye Prince Shumbusho ikiganiro cyo ni buri wa gatandatu saa yine z'ijoro ndetse no ku cyumweru ku isaha ya saa 11 televiziyo nta yindi ni BTN. Reka dusezerane muri iki kiganiro amahoro y'Imana abane hamwe.